nimuze ntore tumwitabe shira ubwoba tumwogeze barashaka iki tumubera abahamya mu bantu barifuza iki tumubera abahamya mu bantu. Bavandimwe nimugire amahoro ya Yesu Kirisitu. Dukomeje cya kiganiro twateganije cyitwa Padiri mu Rwanda. Turi mu mwaka nyine wa yubile y'imyaka 100 y'ubupadiri mu Rwanda. Bityo rero icyo kiganiro kizadufasha kurushaho kuzirikana uko ivanjiri yinjiye mu muco w'u Rwanda kandi abanyarwanda bakabangukirwa no kwakira ingabire y'ubupadiri. Ababigizemo uruhare birumvikana n'abamisiyoneri baje mu Rwanda biyoroheje bafite inyota yo kugira ngo haboneke abanyarwanda nabo bahabwa kuri iyo ngabire y'ubusaserdoti. None imyaka 100 rwose igiye gushira umupadiri wa mbere babuhawe. Tuzakomeza muri iki kiganiro kuvuga cyane ku bupadiri, ku myiteguro yabwo, ku byifuzwa kugira ngo uburezi bw'abapadiri butere imbere, bityo rero n'abarezi bazarusheho gutanga ibitekerezo bishya byo kuvugurura uburyo bwo gutegura abapadiri, kuko sosiyete ikeneye koko muri iki gihe cyane cyane abapadiri b'abagabo, abapadiri bazi icyo bakora, biyemeje gufasha bose gutera imbere mu mugambi Imana iduteganyiriza. Twatangiye gahoro gahoro turata uburyo abamisiyoneri binjije ivanjiri mu Rwanda, ndetse twavuze cyane kuri umwe muri bo ariwe nyine twakwita ko yatangije Kiliziya y'u Rwanda, Musenyeri Yohani Yosefu Hiriti. N'uyu munsi turakomeza tumuvugeho gatoya, tuze gutangira igice kivuga uko amashuri, ubwigishwa n'amaseminari byagiye bitangira gahoro gahoro mu Rwanda. Twavuze ibigwi bya Musenyeri Yohani Yosefu Hiriti. Ubu reka turangize tuvuga uburyo yabaye umurezi w'intangarugero. Musenyeri Hiriti agitangira ubutumwa yabaye mu ishuri, akamenya kuyobora no kwigisha cyane. Twavuga ko ubwo buhanga yabukomoye kuri se wamutozaga kwiga ashyizeho umwete no kunoza impano yo kwandika yamubonagamo. Uwo mwepiskopi w'imico myiza yari azi kurera, ashyira imbere gutanga urugero rwiza no gukunda abo arera. Uwo mutima wa kibyeyi awukomora kuri nyina umubyara. Bavuga ko uwo mubyeyi Gatarina yari umuntu utuje kandi usenga cyane, akagirira bose urugwiro n'ubwuzu butangaje mu bana be. Nk'uko bigaragara mu nyandiko nyinshi twagerageje gusoma zerekeranye n'amashuri n'amaseminari yagiye atangiza, Musenyeri Hiriti yashyiraga ingufu nyinshi mu kwita kuri abo bana yafashaga guhereza Nyagasani, kugira ngo nyine abategure, abahereze Nyagasani ngo bamamaze inkuru nziza ye muri Afurika. Yifuzaga ko abanyura muri ayo mashuri bahava ari abagabo koko bazagirira akamaro Kiliziya
n'ibihugu byabo. Niyo mpamvu yabatozaga kugira umurongo ugaragara bagenderaho, ibyo twakwita kugira disipurine. Gukunda Yezu Kirisitu mbere ya byose niyo soko bagombaga kuvomaho indi mico myiza yose ikenewe kugira ngo abantu bigiremo ubuzima bwuzuye. Inyota y'ibya Yezu Hiriti yari afite, yifuzaga ko n'abandi bose ibagurumanamo bagashaka mbere na mbere uko bakora ugushaka kw'Imana. Intego ye ya gishumba sitiyo, aribyo kuvuga mfite inyota, itwumvisha icyerekezo gihamye yari afite. Hiriti yifuzaga iteka kurera abana bakaba abantu bakunda ukuri. Yifuzaga ko sosiyete yagira abagabo bahamye bayifasha gutera imbere. Birumvikana ko umurava wo kwiga iby'ubwenge busanzwe wagombaga kubanzirizwa n'umutima wo guharanira ukuri n'ubutungane muri byose. Nta kindi yari agamije mu kwiyuha kuya yigisha amahanga iby'ubuhanga n'ubwenge. Ariko se amashuri yaba yaratangiye ate kugira ngo haboneke n'abaseminari aribo bavuyemo nyine abapadiri ba mbere bo mu Rwanda? Ubundi ibyo gutangira amashuri asanzwe kwigisha ubumenyi busanzwe byajyanye n'igitekerezo gihamye cyo kwifuza kuzarera abiyegurira Imana b'Abanyarwanda. Niyo mpamvu muri ubwo burezi bw'amashuri asanzwe hari ugushakisha mbere na mbere abajya kwiyegurira Imana. Iyo Musenyeri Hiriti yageraga mu gace runaka, yihatiraga gushyikirana n'abaho. Yahuraga n'abategetsi agamije kubasaba kumworohereza mu kugera ku bantu. Abo bategetsi nibo bamushakiraga abantu bo kwikorera imizigo y'ibintu yagombaga kugeza kuri za misiyoni. Ikindi yabasabaga ni ukorohereza abantu kwegera misiyoni no kwigishwa inkuru nziza. Musenyeri Hiriti n'abo bafatanyaga bitegerezaga imbaga y'Abanyafurika bakabona bameze nk'intama zitagira umushumba, kuko batari barigeze bumva ibyerekeye Yezu Kirisitu wapfuye akazuka. Ikindi kandi babonaga abo bantu batazi gusoma no kwandika, bityo bakifuza kubigisha. Kubashingira amashuri kugira ngo binjire mu majyambere ni nayo yari inzira yo kubona abakavukire bashoboraga gutegurirwa kuzaba abapadiri. Uwo murimo utoroshye wo kwigisha Abanyarwanda uhereye kuri zeru, abamisiyoneri b'i Burayi ntibari kuwushobora bonyine na gato. Hari abandi Banyafurika bari baramenye Yezu mbere maze baza i Rwanda kubunganira. Abo ni abakirisitu b'i Bugande. Bagize uruhare rukomeye mu iyogezabutumwa mu Rwanda. Musenyeri Yohani Yozefu Hiriti yageze i Nyanza mu Rwanda ku itariki ya 2 Gashyantare umwaka w'1900. Yari kumwe na Padiri Alphonse Burari na Padiri Paul Barthélemy ndetse na Frere Anselme. Bari baherekejwe n'itsinda ry'Abagande 12 barimo Abudoni Sabakati wavutse mu 1873,
yitaba Imana mu Rwanda mu 1968. Uwo Abudoni niwe wahimbwe izina rya Kinyamakara, aba umukateshiste w'ikirangirire mu Rwanda, ndetse yari kumwe n'inshuti ye nanone Umugande Toby Kibati. Uyu Toby Kibati mu gihe yaraherekeje Burari bajya ku Nyundo mu kwa kabiri mu mwaka w'1901, uwo Toby Kibati yishwe na shefu Nkomayombi. Abo bamisiyoneri bose bafashijwe n'Abadage bari bamaze imyaka mike batangiye gukoloniza u Rwanda. Iyo abo Badage batabigiramo uruhare, ntabwo ivanjiri yari gutangira vuba i Rwanda. Abadage nibo bafashije Hiriti kubonana n'ab'ibwami kwa Yuhi wa gatanu Musinga. Ibwami bemereye Musenyeri Hiriti n'abamufasha gutangiza ibikorwa byabo bidatinze. Ku wa 4 Gashyantare mwaka w'1900, abamisiyoneri batashye Imara mu birometero nk'icumi uvuye i Nyanza. Ku wa 5 Gashyantare Musenyeri Hiriti yasubiye ku cyicaro cya Vikariyati i Bukumbi muri Tanzania, asiga abahaye umugisha abashishikariza gukomeza ubutumwa. Bakomeje kwitegereza imiterere ya Mara, basanga byaba byiza gushinga paruwasi ya mbere mu Rwanda. Bahitamo kujya ku musozi wa Save wari utuwe n'abantu bagera ku 3,000 muri icyo gihe. Nuko ku wa 8 Gashyantare umwaka w'1900, i Save hashinzwe umusaraba wa Yezu Kirisitu, maze aho Ryangombe yari yaragize ingombe ye hahinduka ingoro y'umwami w'ijuru n'isi, hitwa paruwasi y'umutima mutagatifu Save. Mu mwaka wa mbere ntibyari byoroshye kubona abantu bitabira inyigisho. Bose bari bafitiye ubwoba abo bazungu, n'ubwo bwose bari baherekejwe n'Abagande abirabura nkabo. Bamwe muri abo Bagande bari barazanye n'imiryango yabo. Mu gihe abamisiyoneri babegeraga bakiruka, Padiri Alphonse Burari yari yaravumbuye amayeri yo gukurura abantu, kuko iyo birukaga we yagendaga ajugunya amasaro inyuma. Abantu bajyaga kuyatoragura, bityo bakagenda bagirira icyizere Padiri nk'umuntu mwiza ubashakira icyiza. Kugira ngo iyogezabutumwa ritangire neza, Abagande bashoboraga kumva Ikinyarwanda no kukivuga ku buryo buringaniye. Boherezwaga ku misozi ikikije Save, bakigisha gahoro gahoro inkuru nziza ya Yezu Kirisitu. Nka Abudoni yoherejwe kwigisha ku misozi ya Mbazi, Mwurire na Kinyamakara, ari naho nyine yakuye irihimbano rya Kinyamakara. Bavandimwe, tuzakomeza ubutaha. Mukomeze mubane na Nyagasani Yezu Kirisitu, kandi Bikira Mariya abafashe abahakirwe muri byose. Mwari kumwe na Padiri Cyprien Bizimana. Singize
iki ngo tumubere abahamya mu bantu barifuza iki ngo tumubere abahamya mu bantu turiza araduhamagara aduha imbaraga tutaguze wiza amahoro ataye imitima barashaka iki ngo tumubere abahamya mu bantu arifuza iki ngo tumubere